bayobozi muri hano tubasabye kuzirikana ko ino ari muri ka karere kari karahindutse ak'Ubufaransa nyuma y'amarorerwa yabaye mu mwaka w'1994. Ibyo byatumye abicanyi babundikirwa ino hahinduka mu rutumva ingoma, yemwe ndetse ibyo kuyoboka ubutegetsi bushyashya na n'ubu ntibiratungana neza hano mu Bunyambiriri. Aho bikomereye ni uko abategetsi hafi ya bose bariho muri za komine, segiteri n'amaserire ari abashyizweho na leta y'abicanyi n'Abafaransa. Ibi rero bigatuma abicanyi bakomeza guhishirwa. Twibutse ko hano ikaduha hari harahindutse indiri y'abicanyi baturutse mu turere twinshi tw'u Rwanda, za Byumba, Bugesera n'ahandi, mbere yuko bamwe bakomeza inzira bajya muri Zaire. Birababaje kandi nagasuzuguro n'agashinyaguro kwaza umuturage utabantu mwari muturanye bishwe nande. Umuturage agasubiza ko yaherutse bagenda atazi niba barapfuye. Undi ati numvise ko bagiye mu Bugesera. Utese amazu yabo yasenywe nande, inka zabo zariwe nande, ibintu byabo byibwe nabandi. Ati simbizi. Wagira uti burugumesitiri konseye se ni bande bari ku isonga ry'ubwicanyi? Ati mba nkuroga simbazi. Ati ndeka rwose, ahubwo inshuti zanjye twari twarahanye inka sinzi niba zarahunze cyangwa niba zarapfuye. Nyuma y'ibi rero tubabwiye ibyo dusabye abayobozi b'iki gihugu n'abandi bose babishoboye ni ibi bikurikira. Icyambere, nubwo Minisiteri y'Umurimo n'Imibereho Myiza y'Abaturage yabyemeye, twongeye gusaba leta kwemeza bidakuka ko hano ikaduha hubakwa monima, inzu izahora yibutsa iteka ryose itsembabwoko ryabaye hano. Ni ukuvuga ko nubwo tugiye gushyingura amagufa yandi, ariko ari ngombwa ko turiya duhanga mwabonye, turiya duhanga mugiye kureba, tugomba gushyirwa ahantu, tugomba kubakirwa inzu ya mize, tukazashyirwamo abazatuvukaho, abazavuka ku bantu bose ndetse no kubicanyi, bakazahora bazirikana amarorerwa yabaye muri aka karere. Bikazaba inzira yo kwigisha buri muntu, yaba umunyarwanda, yaba umunyamahanga, yaba inshuti. Bikazaba inzira yo gufatanya ngo twigishe abanyarwanda guhora bazirikana ko ubuziraherezo ibintu nk'ibi byo kwica abantu cyane cyane bishingiye ku moko byari bibi, bitazasubira. Dusabye rwose ko bidatinze iyo mize yubakwa kugira ngo izagire ako kamaro ko kudufasha guhora twibuka abacu no kudufasha kwigisha ko ubuziraherezo ubwicanyi nka buriya butazongera. Icya kabiri, dusabye gushyiraho abayobozi ba komine, segiteri na serire basimbura abashyizweho na leta y'abicanyi n'Abafaransa. Abo ngabo nyine bakomeje gufasha abaturage kubundikira abicanyi. Icya gatatu, dusabye gushyiraho brigade hano ikaduha kugira ngo imirimo y'ubutabera nko gushinja abicanyi, kubafata n'ibindi bikorwa byose bitangire bidatinze. Icya kane, dusabye kwigisha abaturage ko guhishira abicanyi ari icyaha gikomeye. Icya gatanu, dusabye kuzirikana ko kugorora abantu bamaze imyaka n'imyaka mu bwicanyi bushingiye ku moko ari ngombwa kubahana wihanukiriye, bityo ukabagangahura, ukabavana ibunyamaswa, ukabashyira iburu. Icya gatandatu, dusabye kuzirikana ko kudahaguruka ngo duce amahano y'umuco wo kwica bishingiye ku moko, umuco mubi wadutwaye abantu barenze miliyoni, byaba ari ukubaka ku musenyi. Iyo leta yakora byose byaba icyo gihe ari ukubaka ku musenyi. Inzira rero nta yindi niyo guhana, maze abamaze kumva ububi bwo kwica bakigishwa igihe kirekire umuco mushyashya, uburyo bushyashya bwo kubaho
no kubana kimuntu. Icya karindwi, dusabye by'umwihariko impuguke n'abayobozi bavuka no mu Bunyambiriri gufata iya mbere mu gushinja abicanyi kabone niyo baba ari abavandimwe babo, kuko bitabaye ibyo abo bicanyi bazakwanduza abaturage bazima bateretse n'abo bavandimwe babo b'abategetsi. Abo bavandimwe babo, abo bategetsi b'ingeri zose, dusaba nyine gufatanya n'abandi gufata iya mbere tugafasha leta guhana abo bicanyi. Dushinganye umutungo cyane cyane amasambu y'abantu batsembwe hano mu Bunyambiriri, dore ko twamenye ko abaturanyi babishwe bigabije ayo masambu bagahinga. Ibyo murabyumva namwe, ibyo byo kuzungura bishwe kuri bamwe nyine nk'abicanyi byaba ari ukugira inyungu ku bwicanyi bagize, bityo aho guhanwa bakaba baragorerewe. Ibyo murumva byaba ari amahano, byaba kuko aho guhana ari ukuyobora ba baturage bamaze imyaka n'imyaka mu kwica, byaba ari ukubumvisha ko iyo nzira ari yo, kubavanamo abantu bo gukorera igihugu byaba bitagishobotse. Dushinganye rero, tubisubiyemo, dushinganye umutungo cyane cyane amasambu y'abantu batsembwe hano mu Bunyambiriri no mu gihugu hose. Icya munani, abarokotse dusabye ko leta yakora ku buryo basubizwa vuba ibyabo cyangwa se bagashumbushwa. Hari nko kubakirwa amazu, hari inka zabo zariwe, hari imyaka yibwe, hari ibintu byibwe binyuranye, byaba se byo mu masambu, byaba umutungo unyuranye w'ubucuruzi n'inganda. Hari kandi nanone ku buryo bw'umwihariko indishyi z'akababaro z'ababo bishwe n'ibindi n'ibindi. Kuri ibyo by'indishyi z'abishwe turabizi ko nta kiguzi cyaboneka kiriha abishwe, ariko duhere ku ndishyi z'akababaro zishingiye ku rukundo. Abo bantu bakeneye urukundo tutabona uko tuvuga. Abo bantu bakwiriye kwitabwaho ku buryo urukundo, ku buryo ibyo bintu abo bantu babo bapfuye, urukundo babagiriraga, icyizere cy'ubuzima, ibyishimo babateraga, ibyo bintu twese dusabwe kubona ukuntu twabibashumbusha. Icya cyenda, icya cumi nako, by'umwihariko nanone ku banyeshuri, abapfakazi n'abandi bantu batifashije biciwe ababo bakaba basigaye bifashe mapfubyi, leta nibabonere ibyo bashoboraga kubona byose iyo ababo baba bakiriho. Ku banyeshuri ho, dore amashuri aratangiye, nibitabweho ku buryo bugaragara kandi bwihutirwa. Abanyeshuri ari abigaga mu mashuri ya leta, ari abigaga mu mashuri yigenga, ari abigaga mu mashuri abanza za primaire, abo bose nibihakorwe ku buryo ibyo bashoboraga kubona, ni ukuvuga cyane cyane kurihirwa amashuri, yaba aya leta yaba yigenga. Leta nizirikane ko ari we mubyeyi basigaranye. Icya cumi, twizere kandi ko hano mu Bunyambiriri, Bunyambiriri yabyaye nyine inyamaswa nka Colonel Simba, nka Prefe Bukibaruta, nka Sous-Prefe Biniga, abo bari ku isonga y'itsembabwoko muri aka karere. Twizere ko Bunyambiriri yaba yarabyaye n'abandi bantu bazima, bakaba rero basabwe guhaguruka tugafasha leta kugorora, birimo guhana no kwigisha. Tugafasha leta kugorora no kwigisha abaturage bacu ba hano mu Bunyambiriri. Icyanyuma, leta tuyisabye ko ishyiraho porogaramu ihamye
kandi izamara igihe kirekire yo kumenya no kwita ku bibazo binyuranye by'abacitse ku icumu ry'itsembabwoko bandagaye mu gihugu hose. Turabona ko abo bantu porogaramu y'imyaka 2-3 se idahagije. Ibibazo byabo ni ibibazo bizamara imyaka n'imyaka. Leta rero nishyiraho porogaramu y'igihe kirekire cyo kwita kuri abo bantu. Banyakubahwa ba ministre, banyakubahwa ambassadeur, banyakubahwa muhagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, badepite, bwana directeur de cabinet, ba prefe muri hano, Lieutenant Colonel uhagarariye ingabo hano muri Gikongoro, banyacyubahiro muri hano, bantu mwese muri hano. Turangije twongera kubashimira no kubasaba kwakira neza ibitekerezo n'ibyifuzo byacu. Murakoze. Kugira ngo iki gitekerezo cyo gushyingura abantu baguye hano kize, byatewe nuko abasirikare ndetse n'abayobozi ba hano bagiye kubona babona hamwe na hamwe mu byobo bari barashyizemo abo bantu hatangiye kuva itaka, bakabona abantu amagufa arimo akururwa n'inyamaswa. Noneho baravuga bati ibi nta cyubahiro twaba duha umuntu, dukomeje kuvuga ngo abo tureba bandaraye hano tubarekere ku gasozi. Bahitamo kugira ngo bashyire hejuru ayo magufa, nibarangiza tuzahamagara abantu bose tubereke ndetse tunabashyingure neza. Icyo gikorwa gikozwe, hari abaturage bino bahiye ubwoba basa n'abiruka, bamwe bajya mu makambi, ariko twabaye nk'ababaza tuti ese burya bicwa mubabona bava amaraso, kuki mutirutse ahubwo mwabona amagufa yabo mukaba ariho mwiruka? Noneho turabasaba tutahubwo nimuze murebe, mwihera amaso, bizatubere n'urugero, ndetse n'umwana arebe, ku buryo mu minsi iri imbere nta munyarwanda uzatekereza aya marorerwa. Akaba ari nayo mpamvu mu bavuze hano ndetse hari n'abandi bakomeza kuvuga, tugomba kwibaza niba abanyarwanda twagendera ku muco w'inyamaswa wo kugira ngo ikibaye umuntu afate umuhoro, afate agapfuni, afate icyo ashoboye kugira ngo yice undi. Na n'ubu biracyagaragara, umuntu aratongana n'undi agafata umuhoro. Hano haruguru hari uwatonganye na nyina, aramutema, amurya inyama zo mu nda muri komine Mudasomwa. Hariya muri Nyamagabe hari umugabo watonganye n'umugore we, afata grenade arayimutera. Hirya no hino urwo rugomo ruracyahari. Abangira ngo mbabwire yuko atari ibyo tubonye ubu, atari n'ibyashira aka kanya tudashyize akacu twese. Ku Gikongoro hari impunzi zaje zihunga intambara, zikaba zuzuye mu makomine 2 ya Rwamiko na Kibeho. Impunzi zigera ku 250. Izo mpunzi zikaba ziri mu makomine ndetse ingenzi abo barokotse bagomba gusubiramo. Mukaba mwumva ko ari ikibazo gikomeye niba dushaka gusubiza abantu iwabo kandi hari abandi nabo dusaba gusubira iwabo. Twabajije kenshi impamvu ituma bagumaho, batubwira impamvu nyinshi. Abenshi hari abagifite ubwoba bw'amasasu y'intambara, abandi bakaba babundikiwe n'interahamwe zirimo, zikaba zarabagize nk'abantu babakingira. Abo bantu rero bahari b'interahamwe bakaba ari nabo bakwiza ibihuha byinshi badusebye mu nzego zose. Numva baravuga bati ngo ku itariki ya 7 haba hari itsembatsemba ryo kwihorera. Murumva namwe icyo ni igihuha umunyarwanda waba uri hano ugenda mu Rwanda hose
abona ko ibyo bidashoboka, abona ko nta n'umunyarwanda ugira umutima wakora ibyo uretse ahari umusatsi. Ibyo rero bikaba bituma abo bantu babundikiye iyo ndiri y'abagizi ba nabi, izo ndiri ziri hariya zidataha kubera ibihuha, kubera abo bagizi ba nabi bahari. Tukaba tubasaba mwese abayobozi bose kuzadufasha kugira ngo twumvishe abantu bazima, nzi ko ari benshi, mbona y'abana, abakecuru, inkumi, abantu mbese nawe ureba ukabona ko nta kintu kibi bashobora kuba barakoze. Mwese tukabasaba nimuze duhaguruke twigishe bariya abantu batahe iwabo, noneho tubone n'uburyo bwo kugira ngo tuyungururemo abo bagizi ba nabi, tubafate tubagorore. UNICEF rero ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU ryita ku by'umwihariko ku bana. UNICEF rero nyuma y'aka kaga kabaye mu gihugu ikaba yaratanze cyane inkunga nini mu gusana iki gihugu. Monsieur le représentant de l'UNICEF. Recordé. Messieurs, Mademoiselles les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les députés, familles des victimes de génocide et de massacres d'avril 1984, chers amis, ici aujourd'hui, entouré des collines de Kadouha, c'est assez difficile à croire aux événements qui viennent de décrire Monsieur le Préfet et aussi Monsieur Tassien. Mais ces événements se sont passés et il ne faut pas les oublier. Je prends donc la parole avec beaucoup d'émotion pour exprimer en termes simples et laconiques aux familles des victimes des événements tragiques du mois d'avril jusqu'au juin 1984, au peuple et au gouvernement rwandais, les condoléances émeues et attristées de toute la famille UNICEF que je représente à cette occasion. Je puis vous donner l'assurance que comme par le passé, et encore plus aujourd'hui, vous continuerez à bénéficier du soutien actif, tant matériel que moral, de l'UNICEF. Nous partageons profondément vos peines, vos angoisses, vos cauchemars nocturnes et les traumatismes psychologiques, affectifs, familiaux et psychologiques que vous venez suite à la guerre et la disruption des êtres aimés, chers et innocents. Paix sur leur âme et que la terre le soit légère, ainsi qu'à tous les disparus de la planète et du Rwanda. À présent, nous devons et vous devez faire face à l'avenir pour tirer les leçons de la tragédie et du calvaire que les Rwandaises et les Rwandais ont connu. La vie doit continuer. Le Rwanda doit être reconstruit par ses filles et ses fils que vous êtes. Encore une fois, vous devez avoir la force de pardonner, le devoir de vous respecter mutuellement, aussi l'obligation de vous souvenir pour éviter que les événements qui se sont produits l'année dernière ne se répètent plus, à jamais et pour l'éternité. Vous devez aussi apprendre vos enfants à s'aimer, à s'accepter, à fraterniser, à tout partager, à unir leurs efforts pour la reconstruction du Rwanda. Avant de conclure, j'invite chaque Rwandaise, chaque Rwandais à faire un examen de conscience lucide pour une autocritique personnelle et collective, afin de situer les responsabilités dans les massacres qui dépassent de loin l'entendement humain. Que les coupables aient le courage de reconnaître leur faute pour se repentir, demander pardon à leurs frères et au besoin prendre en charge une partie lourde du héritage laissé par la guerre. Je pense aux veuves, aux handicapés pour la vie, aux orphelins, aux enfants non accompagnés. Sans cette réflexion
ce remords et la justice qui doit les accompagner, nous ne verrons plus la réconciliation tant nécessaire pour reconstruire le Rwanda. Je vous remercie. Amagambo rero yaberaga hano agiye gusozwa n'ijambo yaberaga hano, ndavuga aha ngaha turi kuko ibindi birakomereza hariya hepfo nk'uko nabwiye mu kanya. Arasozwa n'ijambo rya nyakubahwa Minisitiri w'Umurimo n'imibereho myiza y'abaturage Bwana Pio Mugabo. Nyakubahwa Bwana Minisitiri. Nyakubahwa Minisitiri w'Umuryango no guteza imbere abanyarwandakazi, banyakubahwa abadepite, namwe muhagarariye Kiliziya Gatolika, n'abandi banyacyubahiro mwese muteraniye hano, mbashimiye kuba twaje kwifatanya n'abantu barokotse cyangwa se bafite imiryango y'abandi kaduha kugira ngo dushingurane icyubahiro iriya mirambo cyangwa se biriya bisigazwa. Icyangombwa ni ukumva ko bari abantu tubatekereza kandi koko bakiriho nk'uko babivuze muri misa. Umubiri wabo ntabwo tukibona ariko roho zabo ziriho. Abo bantu turizera yuko aho bari batureba bakishima bati abarokotse, abashoboye kurokoka ibyabaye baracyatwibuka. Ni ukuvuga rero ko ubuzima bukiriho. Ubuzima mu by'ukuri bwatsinze urupfu twarutsinze. Rero nirutangire rutekereze uko tugomba kubaho. Iryo tsembabwoko n'itsembambaga byaturutse nta handi byaturutse ku butegetsi bubi kuva muri za 59, 63, 73, ubutegetsi iteka bwananiwe guha abaturage ubuzima bwiza. Ubutegetsi bwananiye abaturage kubigisha gukundana. Noneho iteka haba habaye ikibazo bati ikibazo n'umututsi cyangwa se ikibazo n'umuhutu utavuga rumwe natwe. Tukaba kugira ngo tubabwire ko twebwe leta yacu icyo kibazo cy'amoko si cyo tuzahoramo. Mu by'ukuri koko abatutsi barapfuye, itsembabwoko ryarabaye, abo batutsi barashize, ariko tuba n'abazaniye. Ese wowe wamwishe wungutse kwita umukecuru w'umututsi cyangwa se uruja rwavutse uwo munsi kurwara umututsi we wamwishe wungutse ikintaye. Ntabwo byaguhaye umuceri wo kurya, ntibyaguhaye ibishyimbo, nta nubwo bizatuma yenda biguhaza amafaranga yo kugira ngo ugure umuti w'umwana. Mu by'ukuri rero iyo urebye ubutegetsi bubi nibwo bwatugejeje aha ngaha. Abaturage bigishijwe ingeso mbi, ingeso yo kubabwira ngo wowe uri umuhutu, wowe uri umututsi. Ariko mu by'ukuri iyo babanaga buri munsi, mu kanya babisobanuye hano ngo hariho uwishe wabye mu batisimu, hariho uwishe uwo yashingiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugasanga rero abaturage mugomba kumenya ko icyo kintu babashikishije cyo guhora buri gihe bababwira ngo ikibazo n'amoko, wowe uri umuhutu, wowe uri umututsi. Ibyo bintu mubyivanemo leta yacu, ibyo bintu ntabwo tubishaka. N'ubu ukitekereza rero numva ngo muri izo nterahamwe bavuze zikiriho, hari abakivuga ngo nitubona akanya ngo tuzongera. Icyo kibazo cyo kuvuga ngo wowe uri umuhutu, wowe uri umututsi, wowe ugomba kumenya ko uri umunyarwanda ufite ibibazo byawe bya buri munsi. Ugomba gutekereza ukuntu umwana wawe aziga, ugatekereza aho uzabona amafaranga igihe umugore wawe yarwaye azajya kumuvuza. Abategetsi bari bashukaga buri gihe bibereye Kigali, barabana n'abacuruzi, yaba umuhutu ukize yaba umututsi ukize, barasangira i Kigali. Mwebwe murabatindi ku misozi, ariko uwitwa Simba waraje ngo ni mutemane. Ubu se Simba rero bari mu mahoteli Burayi n'abana be n'umugore we, ariko abo bicanye ko ubu ngubu bitwa na bwaki hariya ikibeho n'ahandi. Icyo kintu rero cyo kubabaye abicanyi tugomba kubyemera, tukibaza impamvu twagezaho turutwa n'inyamaswa, kuko inyamaswa zo zica iyo zishonje. Intare iyo ibonye ishonje iragenda ikicara yagize ikaryamiza ahantu, ariko abanyarwanda bo barishe kugeza n'aho bajya gutaburura imirambo bakongera bakica umurambo. Ngabo abanyarwanda mwibaze niba muri abantu cyangwa niba mu nyamaswa. Ibyo rero niyo mesaje ya mbere nagira ngo mbahe, kwivanamo icyo kibazo cyangwa icyo kibazo cyo kuvangura iki. Mumenya ko ikibazo kiri mu bantu
ni ikibazo cy'ubukungu, ni ikibazo cy'ubukire n'ubukene. Umuntu wese agerageze gukora yibaza ati nakora iki kugira ngo nzashobore kurwana ku muryango, nakora iki kugira ngo nzamure igihugu cyanjye. Ikindi nagira ngo mbabwire ni mu bibazo Tasiyani yavuze ibibazo byinshi. Mu by'ukuri nubwo dufite ibibazo by'abapfakazi benshi, imfubyi nyinshi. Iyo ugenda muri iki gihugu usanga nta bagabo benshi bakiboneka, ahubwo hano natangaye barahari, ariko batutse imihanda yose. Minisitiri w'umuryango niwe ujya utubwira ati abagore n'abana nitwe dusigaye twarabaye rubanda nyamwinshi muri 80%. Abagabo twebwe dusigaye twarabaye nk'abatwa twabaye ingumi. Abantu barashize rero ni ukuvuga ngo abategarugori, hari minisiteri y'umuryango ibatekereza, abapfakazi, abana b'imfubyi. Ariko nagira ngo mvuge ko icyo ni ikintu twavuze ko umwana w'imfubyi wese uzashobora gutsinda amashuri ngo yige asiga arihirwe na leta. Icyo twaracyemeye, ubu turimo turashaka uburyo tuzashyiraho icyo bita mu Gifaransa info special, dushyiraho ikigega cyo kugira ngo abo bana bavukishije ba nyina bakagutsa base, ubu leta twebwe nitwe babyeyi babo tugomba kubarera bagakura, kuko nizo ngufu z'ejo dufite. Ikindi nakongera kuvuga ni iki gikorwa dukora mu kanya babivuze koko. Nawe urebye ibintu byabaye hano, tugiye guhabwa abantu bakeya, ntabwo tubarangiza. Ndizeza abanyakaduha kimwe n'abandi ko tugiye kuzareba ukuntu ibisigazwa byose biri aha ngaha tutashoboye guhabwa uyu munsi tuzagerageza kubishyingura byo mu minsi imbere. Irindi jambo minisitiri w'umuryango araza kubibasobanurira ibikorwa leta iteganya kugira ngo iki kintu cy'iterabwoko n'iterabambaga kitazibagirana mu Rwanda. Hariho koko abantu bashaka ko ibi bintu byibagirana. Hariho abantu bavuga ngo kwiyunga ngo ni ukwibagirwa hasi. Oya, tugomba gukora buri munsi, byaba igufa rimwe byaba kenda, tugahambe tukerekane umwana n'umwuzukuru w'umunyarwanda azabimenye. Tugomba kuzagira ndetse aho dushyira n'amagufwa tukayagaragaza, ntituyahambe. Umwana w'umunyarwanda n'umwuzukuru w'interahamwe azavuga ati Imana yaremye data yarakujije ikigo cyane. Ibintu dukora ngubwo tuba dutiki, turahamba abantu bacu, turahamba bene wacu, turahamba umunyarwanda, tukamushyingura kandi twibutse undi munyarwanda ukiriho ko kuba akiriho koko si uko hari icyo amurusha. Hari iriya ndirimbo bakunda kuririmba ngo nicyo watanze. Umuntu wese yakwigira ibibazo ati nicyo watanze kugira ngo ube ukiriho. Niba ukiriho rero kora werekane ko hari icyo Imana yakwegeye ngo ugume kuri iyi si. Icyambere gikorwa ni ugushyingura bariya, ahasigaye tukamenya n'abasi. Mwakoze. Umurimo n'imibereho myiza y'abaturage aduhaye ndakeka inyigisho nyinshi cyane, tuzizirikane banyambiriri, tuzirikane iri jambo nyakubahwa minisitiri atugejejeho. Hanyuma rero kuko nababwiye mu mwanya washize, igikurikiyeho no kujya gushyingura ibisigazwa bya bariya bene wacu.
Thank you.